Yes, ni breaking news, ni inkuru nziza cyane ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Nyaboneka yavuga nimba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport aho uri hose ujye wigurira agacupa nyaboneka. So ngira ngo ni inkuru nziza y'ibyishimo cyane kuko nyaboneka ni urugendo rutari rworoshye rw'ikipe ya Rayon Sport. Navuga ko bitangiye byoroshye cyane ubwo ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bitegura ko muri weekend bazaba bari gukina na Young Africans. Byumvikane yuko nyaboneka dushyizwe igorora, tuzaba tureba uburyo nidutsinda ikipe ya Young Africans uko tuzagenda twitwara mu marushanwa nyafurika CAF Confederation Cup. Ese nyaboneka ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mwakiriye mute aya mahirwe ikipe ya Rayon Sport ije kugenda ibona kuri uyu munsi, cyangwa se ni tombora? Rero tombora yagendaga iba, navuga ko ni tombora igenze neza ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport nyuma y'amagambo menshi yagiye avugwa, nyuma yaho mu bwo biheruka ikipe ya Rayon Sport yagarukiye ku muryango wo kujya mu marushanwa ya CAF Confederation Cup. Muribuka dukurwamo n'ikipe yo muri Libya kuri penalty, ikipe ya Rayon Sport yakinye yakoze buri kimwe cyose ariko bikaza kugenda byanga. So nawe rero navuga ni it's our time. So ni igihe kirageze rero ku ikipe ya Rayon Sport nyaboneka, nubwo biba ari ibintu biba bitoroshye cyane, ari imikino ibiri mwijonjora ry'ibanze ya CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sport ikaba imaze kugenda imenya iyo izagenda ihura nayo, cyane cyane hano mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sport izagenda icakirana n'ikipe ya Singida Big Star yo mu gihugu cya Tanzania. Ngira ngo ntago bikomeye cyane nkuko wabonaga ko ikipe ya Rayon Sport yagendaga ihabwa amahirwe yo kuvuga ngo ishobora kuba yagenda igacakirana n'ikipe zo mu Misiri cyangwa se muri Tunisia. Hagendaga havugamo za Al Ahly ndetse na za El Masry zo mu gihugu cya Tunisia. Ariko ubu ngubu navuga ni amahirwe ku ikipe ya Rayon Sport kuko ariko nanone bitari ibintu byoroshye cyane kuko n'ubundi n'ikipe ya Singida ntabwo ari ikipe izorohera ikipe ya Rayon Sport. Nkabonaho kugenda navuga ni abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyaboneka mu byakiriye muti, ese murabona urugendo rucyoroshye? So mbona ko ngewe ni amahirwe akomeye cyane kuko nugenda ureba ikipe ya Rayon Sport, amakipe yo mu gihugu cya Tanzania rwose igenda iyagiriraho amahirwe kuko biba bigoranye yuko ikipe ya Rayon Sport yapfa kugenda iviramo mu ijonjora ry'ibanze, kuko kuva yagera muri kimwe cya kane biragoranye cyane yuko yakomeza kuba yagenda iviramo ku mukino wa mbere. Navuga ni rero ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyaboneka mukomeze mugende mwenjoyinga ibi byishimo cyane cyane kuko buraguhura n'ikipe ya Young Africans bizagenda bitanga igipimo ku ikipe ya Rayon Sport n'abakunzi bayo. Tugende tureba se Rayon Sport ihagaze he, ese Rayon Sport nyaboneka iki gipimo cyayo cyo kimeze egite. Hano nahoze mbona rwose bavuga ati Rayon Sport iyatashye. Ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga bamwe bakaba bariho bagenda babitangaho ibitekerezo, aho uyu bamwita Augustine yavuze ati Rayon Sport yatashye. Uyu bamwita Ndayisenga 23 wazaga kugenda avuga ati ni amatsinda turayajyamo pe, tayari Mabuye FC igiye guhena abana bayigaragurike. Uwo ni umufana nyine ugenda uyituka kabisa. Ndumva ari sawa. Uyu akaba ari Augustine yazaga kugenda abivugarukaho, aho azavuga ati hazapfa umuntu mwitegure kabaye kwa Rayon Sport irajya mu matsinda. Tegereza nawe byawe biraje ubwo n'abafana bagendaga bateranwamo. Mwibutse ko ku ruhande rw'ikipe ya APR nagiragenda imenya yizagenda ihura nayo muri iyi mikino ya CAF Confederation Cup. Ari nako
ubu tuvugana turi mu karere ka Rubavu aho turi kuba tugenda dukurikirana bimwe mu bikorwa bigiye kugenda bibera hano mu karere ka Rubavu, aho ikipe ya Rayon Sport igiye kuba itana mu mitwe n'ikipe ya Etincelle. Ni match ikomeye cyane rero mu gikorwa cya Rayon Week gikomeje kuba kigenda gikomeza, kuko ikipe ya Rayon Sport yahereye i Muhanga ikomereza i Nyanza ihita ikomereza mu karere ka Ngoma. Muri aho hose nta namwe ikipe ya Rayon Sport yigize ibasha kuba yagenda itakaza amanota. Byumvikane yuko na hano mu karere ka Rubavu rero ikipe ya Rayon Sport yitezweho byinshi, kandi abakunzi bayo bavuga bati turaza kuba tugenda tubigeraho byanze bikunze, kuko ikipe ya Rayon Sport irakomeye, kandi ubona yuko abafana bayo abariho bavuga bati turaza kuba tugenda tubyitwara mo neza. So navuga ni rero ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport nibyo ngibyo. Mwibutse ko ahangaha ikipe ya Rayon Sport izi match zose nta match n'imwe iratsindwa. Ibi rero bikaba bitanga icyizere gikomeye cyane cyo kuba ikipe ya Rayon Sport izagenda igera kuri Royal Day, yaho izaba iri gucakirana n'ikipe ya Young Africans. Ngira ngo kibe n'igipimo gikomeye cyane, kuko ikipe ya Rayon Sport ni itsindi ikipe ya Young Africans cyangwa se Young Africans izatuma tugenda tubona ngo ese match y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Singida United cyangwa se Singida Big Star izaba yoroshye. Byose nahangaha muzaba mugenda mubikurikirana. Ngira ngo yaboneka nimba ari n'ubwa mbere ugeze hano, byaba bigoye yuko wagenda udakanze subscribe, ubundi tukajya dukunda kuba tugenda tubana ahangaha 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho. Nyaboneka rero ngira ngo nibyo ngibyo mboneho no kugenda mvuga nti abakunzi bacu aho muri mu bice bigiye bitandukanye, mwibuke kugenda mukanda subscribe, dore ko turaza kuba tugenda tubagezaho updates ziba ziri kugenda zibera ahangaha mu karere ka Rubavu hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Etincelle. Match ikomeye cyane, match igiye kugenda iba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport babukereye babwambariye, dore ko ari bishi ubu ngubu bamaze no kuba bagenda binjira aha ngaha muri stade. So nahanyu rero ho kuba mwagenda nyaboneka munjira aha ngaha kaza kuba tugenda twenjoyinga umunsi cyane cyane Royal Week. Reka ngushimire wowe muntu twari turi kumwe.